umugani w'agasimba n'inkoko. muze mbacire umugani babambuza umugani, ntuzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara imva n'ingoma. Kera habaye inkoko yitwaga Nkunzi n'agasimba kitwaga Rutambuka. Iyo nkoko yari izwiho kugira umujinya, umushiha no kubaho ishyamiranye n'andi matungo yo mu rugo. Rutambuka ku rundi ruhande yari agasimba gato cyane k'agace kazwiho kugira ubwenge kandi kanengaga ubwibone bwa Nkunzi. Nkunzi yari izi ko ariyo nkoko irusha izindi zose imbaraga, maze ikishimira ko itinywa, ariko ntiyiyumvishaga impamvu atariyo nyamugisha ngo ibone ibiryo bihagije. Umunsi umwe agasimba Rutambuka kari gashungereye mu kazu ka Nkunzi yabagamo. Rutambuka kubera kari kamenyereye kubaho mu buryo bwiyoroheje kandi bucishije bugufi, kahise kibaza impamvu iyo nkoko yahoraga isakuza. Igasakuza iteza akavuyo, ikiyemera ku zindi, kandi itarahwemaga gutumura ivumbi buri munsi n'amano yayo ishaka ibiryo. Karayegereye maze karayibaza kati, Nkunzi, ni iki gituma uhora wivuruguta mu mukungugu ugakora uko ushoboye, nyamara ntugire icyo ubona gihagije gifatika cyo kugutunga? Nkunzi yarakajwe no kumva icyo kibazo, irangije irasubiza iti, Rutambuka, ntabwo uzi ko nitunze kubw'ibyo mpiga buri munsi? Njyewe ndashakisha kuko byanze bikunze ahangaha haba hari ubwatsi cyangwa utundi tuntu, udusimba duto duto, imbuto n'intete bishobora gutuma ndya nkakomeza nkabaho buri munsi. Rutambuka kumva ko Nkunzi itashakaga guhagarika ibyo yari imazemo igihe kirekire ikora ubuzima bwayo bwose, yahise yitegereza cyane maze arebwira iti, ariko wigeze utekereza niba hari undi muti mwiza wo gushaka ibiryo bitariho guhora uhanganye n'umukungugu? Hari uburyo bwiza butazagutera imvune kandi bukaguhesha umusaruro mwinshi. Iyo yari inama yagiraga Nkunzi. Nkunzi iraseka cyane n'agasuzuguro kenshi iti, Rutambuka, uravuga ibyo utazi. Wowe uri agasimba gato, ntusobanukiwe iby'inkoko nkanjye. Ninjye uzi impamvu nkoresha amajanja kugira ngo mbone icyo kurya. Ubundi se urashaka ko mbaho gute? Kandi nta mpamba waje witwaje ngo wenda menye ko ari wowe ugiye kujya unyitaho. Rutambuka yaratangaye cyane, ariko kandi yiyemeza kwiyigisha. Yarasubije iti, Nkunzi, nkunda ubwenge bwawe, ariko ubundi nzi ko gukora bijyana n'ubwenge. Kuki wowe utabukoresha? Mu gihe uzaba wiyemeje gukoresha ubwenge bwawe kandi ukareka kurwana n'umukungugu, uzabona ko hari byinshi bitandukanye kandi utabayeho wiyangiza. Nkunzi ntiyemeye ibyo Rutambuka yibwira, ahubwo yaramusetse iramubwira iti, igendere mu bwigenge bwawe muvandi, ntidupfe ubusa. Igendere rwose. Kuva ubwo Nkunzi yakomeje kuraha no gukubura mu mukungugu n'amajanja yayo ahantu hose ishakisha, ariko ikabura icy'ingenzi cyayibeshaho. Igihe cyose byarangiraga itabonye ikiyitunga, yagira ngo hari ikibonye, ikibonera utuntu duke cyane koko tw'intica ntikize. Rutambuka yaje kwireba nyuma y'igihe gito, yasanze inkoko ikiri aho, iteka ihora yitotombera mu rwondo kandi yifuza ibiryo byinshi, ariko nta musaruro igeraho, bikayigora kwiyubaka mu rugendo rwayo rwa buri munsi. Yiberaho ubwo buzima bwo guhora itumura umukungugu kugeza n'amagingo aya. Kubera ibyo, Abanyarwanda bagiye bavuga inkoko nk'itungo rikunda itaka, batashoboye guhindura imico yayo ngo ibe nk'inyamaswa zifite imirimo y'ingirakamaro irambye. Burya ngo uko uyireba kuriya, niyo wayiha intete z'umuceri ugashiraho n'ibindi byose inkoko zikenera zishobora kurya, uyirekuye gato ntibyayibuza kujya gutumura ivumbi ngo ishakemo ibindi byo kurya kandi yari yahaze. Niyo mico yayo kuva icyo gihe. Iyi nkuru yatwigisha iki rero?
Iyo umuntu akoresha umwete gusa ariko adakoresha ubwenge mu byo akora, ntashobora kugera ku musaruro uhagije. Buri muntu akwiye gutekereza ku cyamuteza imbere, atarinze gutekereza gukoresha ingufu gusa, ahubwo agashyiramo n'ubwenge n'ubushishozi mu byo akora. Iyi ni Tips House, naho ubutaha.